mu masaha y'isaa tanu zishyira isaa sita nibwo ahazwi muri Nyabugogo kwa Mutangana habaye impanuka ikomeye, abagenzi barakomeretse. Imodoka iri mu bwoko bwa Fuso nibwo yamanukaga ituruka mu mujyi, yaje ihorera yihuta cyane, yagonze abamotari batatu, ndetse muri abo bamotari abagenzi bari batwaye barakomereka cyane. Mu makuru twahawe twagerageje kumenya, umva uko uyu muri bamwe mu bamotari bagonzwe n'iyi modoka iri mu bwoko bwa Fuso yatubwiye. Wowe ikinyabiziga cyawe muri iyi mpanuka ni ikihe? Muri biriya byose turimo kubona ni kiriya kiri imbere y'iriya kamyo, kiriya cyangiritse cyane. iriya moto irimo hasi irimo hasi. Ubundi uburyo byagenze, twari turimo tumanuka hano, iriya Fuso yari ituri inyuma. Urabona hariya hari inzira y'abanyamaguru, bari barimo bambuka, twebwe turahagarara tubaha inzira ngo bambuke. Fuso yaturutse inyuma, uko byagenda kose hari yabuze feri, niko kuza idukubita nyine. Urabona yakubise moto nyinshi, ubwo njye nahise ngwa munsi, yadukubise ihita injugunya umugenzi, njyewe yahise injugunya umugenzi asigara kuri moto, nibwo yazaga iramwurira. Mbese buriya twamukuye munsi y'imodoka. nta muntu ushobora kuba yaba yahaburiye ubuzima cyangwa harimo nk'ababitabye Imana? Oya, ndakeka ko ntawahaburiye ubuzima, sibye ko bakomeretse cyane. Ni bariya bajyanywe na ambulance, uriya wari urembye cyane, uriya wari uri hagana hepfo. Urumva narindi imbere, nayo yaturitse inyuma. Ubwo imba ari ugusinzira, imba ari ukubura feri, ntabwo namenya uko byagenze. Si moto gusa, hari n'indi modoka y'ivatiri iri mu bwoko bwa Karina, nayo yangiritse inyuma cyane. Hakozwe ubutabazi bw'ibanze ubwo ambulance zahageraga, abashinzwe kwita ku buzima babashyira muri ambulance baberekeza ku bitaro kugira ngo babashe kwitabwaho hakiri kare. Amahirwe ni uko ntawahaburiye ubuzima cyangwa ngo ahasige ubuzima, bakomeretse kandi cyane. Yewe ubundi yitwa Ndambura Proche. Ni ukuvuga ngo impanuka uburyo tuyoboye ikamikira ibirira izitugunga, ntawamenye rero ngo byagenze, nta bindi bisobanuro ngo natanga kuri iyi modoka. Gusa yaratugunze, harimo abantu benshi bangiritse bagiye kwa muganga. Byumvikane ko rero ikamyo ari ikibazo yagize, ntawe bizi, kubera ko twebwe twabonye ibintu tubayeho. Moto yawe ni iriya? Oya, moto yanjye ihangane kore kandi turacyari hano rero. ahangaha twinoze hano kwa Mutangana habereye impanuka itunguranye kandi hakomerekeye abantu benshi. Turakomeza tugenda twegera bamwe mu baturage ndetse n'abari bari hano kugira ngo bamenye twagerageje kwegera umushoferi wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa Fuso, adusubizanya umujinya ndetse atubwira yuko nta mwanya afite, ngo gusa ikigaragara we yabashije kubona ni uko imodoka yari yacitse feri. Ndetse nibwo polisi bageragezaga kumubaza icyateye iyo mpanuka, nawe abasubizanya uburakari ndetse ababwira yuko n'ubundi imodoka bigaragara ko yacitse feri. Umushoferi wari utwaye iyo modoka iri mu bwoko bwa Fuso we nta hantu na hamwe yakomeretse, gusa yavuye muri iyo modoka yiwe akiri muzima n'umutandibo bari bari kumwe muri iyo modoka. Twagerageje kuganira na bamwe mu baturage bari hano muri Nyabugogo, nabo nta makuru baduhaye. Bamwe mu bakarani ndetse n'abaturage bari bari aho muri Nyabugogo babonye iyi mpanuka ikimara kuba, kuko nabo batubwiye ijya kuba ruri hano hafi, ijya kuba
nasanze bisa n'ibirangiye gutura muri hano hepfo gatoya ariko ndi n'umuba kugura munsi y'imodoka byari ibintu bikomeye cyane. Imodoka yagonze n'ibifana abantu ni bangahe bashobora kuba bakomeretse, bangahe bavuye n'imodoka? Abantu bashobora kuba ari abantu bane kuko hari ambulanse mbonye nk'umumama ndetse mbonye n'umupapa wundi arimo gushaka abandi wari uri hano hafi narindi hano hafi ari mwaje umuntu n'umuntu mpita ndimuhereza mpita nza gutabara umuntu wari ugize ikibazo hano cy'impanuka y'imodoka hano. Ibintu byari bigenze rero natwe twese twipfuka mu maso nta kuntu twari kubigenza, tuje dutabara umunyarwanda mwene wacu. Noneho iki kimodoka nacyo rero kiratubabaje kuko kimenya amaraso menshi, abantu batatu anarokotse abantu babiri niyo yenda yabashije kugenda. Ubundi ni agahinda gusa. N'iki wabwira abanyarwanda bakurikirana ku Ijambo TV cyane cyane abari gutwara ibinyabiziga? Iminsi mikuru hakunda kubaho impanuka, abatwara n'icyo gitekerezo watanga ku bantu baba batwara ibinyabiziga? Ikintu nabaha igitekerezo ni ukubanza bagakontorora imodoka zabo ko zujuje ibyangombwa. Niba bari kugenda mu muhanda bakamenya uko bahagara bageze ahantu abagenzi bagenda, niba zirimo feri zitarimo feri bakabanza kujya mu igaraje bakabanza bagakontorora imodoka zabo n'ibyo. Iyo nama nabagira.